nagize agahinda Imana inyeretse buno bucuruzi bwa hani Musanze, ngiye kubona mbona abacuruzi benshi baratashye. Imana injyana i Kigali mu mujyi hariya i Nyarugenge, ngiye kubona mbona abacuruzi benshi bakomeye mbona batashye. Ngiye kubona mbona bamwe bafite umugambi wo gutoroka cyangwa se guhunga igihugu cy'u Rwanda. Imana irambwira ngo ubu buhanuzi ntabwo bureba abanyarwanda gusa, birashoboka yuko waba uri umunyakenya uba muri Amerika nawe birakureba. Birashoboka yuko waba uri umurundi uba muri Canada birakureba. Nabonye imyanzuro ifatwa. Biganye ku ishuri ubwo yaramunyizo yigendera akamunyura ku muhanda asabiriza, imyenda yamucikiyeho, inzara imwishe, umusatsi waramwereyeho, ariko akabizirikana uburyo babanye kera bari ku ishuri kugeza ubwo yamuhinduriye ubuzima. Nkuru y'uyu mugabo witwa Joseph yatwigisha byinshi. Iyi si ntabwo ikennye, iyi si ifite ubutunzi, ahubwo ikintu iyi si ikennye ni urukundo. Ubu tuvugana abatuye muri iyi si twagize urukundo, nta mukene wabaho. Abatuye muri iyi si twagize urukundo, nta muntu basohora mu nzu ngo yabuze ikodi ry'inzu. Iyi si dutuyemo iramutse ifite urukundo, ndakubwiza ukuri, nta muntu wabura kwiga ngo yabuze menirivare. Nabonye imyanzuro ifatwa, mbona ibihugu bimwe byibasiye abantu batari kavukire muri ibyo bihugu, mbona biri kubasubiza mu bihugu bavuyemo ku ngufu. Imana irambwira ngo nubwo bimeze gutyo, nk'iki kiganiro nakoze kuri aba bantu bari bibereye mu ishuri ry'Imana baba mu ishyamba, ukagendana ubwibone ngo mbese ngo iyo bajya gukora ubona ko umuntu wize kaminuza n'umugore akiga sogondera akayirangiza ubona ko ari injiji. Mujye mugabanya amafiyeri, Imana yagushyira mu ishuri abantu bakabona bakagufata nk'injiji itagira ubwenge. Ibrahim Traoré hari icyo namukuyeho, ni ukuri njya ngenda numva inkuru ze, ariko mu by'ukuri nkazikuramwo ibintu bitandukanye. No muri Burkina Faso, ariko uyu muntu ufite ubwibone mbabarira wumve iyi nkuru y'uyu muperezida, numara kuyumva witonze ugabanya amafiyeri. Kandi umucyo mwana w'intama usubiza winjiramo, nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kura hatage ibyago. Kandi umucyo umwana w'Imana yo umusubiza winjiramo. Amahoro y'Imana bene data bakunzi b'Amakuru y'Ijuru TV aho muri hose, turabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro nibagirire neza. Ngiye mubona hano kuri kamera ni mwene so Munyarubuga Vedaste. Nkuko mubizi nta kindi kijya kitugenza uretse kwamamaza ubutumwa Imana iba yaduhaye kugira ngo abantu babashe n'ubundi kuva mu nzira mbi bayobeyemo, cyangwa se umwanzi yagiye abayoberezamo. Dushuhuje abakunzi bacu bari mu Rwanda, mu turere dutandukanye tw'iki gihugu cy'u Rwanda. Dushuhuje abadukurikira bari mu bihugu bya kure n'ibya hafi. Mwese tubifurije umugisha w'Imana. Turabakunda kandi nukuri duhora tubasengera Imana, nubwo uyu munsi wabona hari ibitari byakemuka, ariko ndagushishikariza gukomeza inzira watangiye,
kuko imana dusenga ni imana ikorera ku gihe kandi ni imana itabara. Reka rero dusenga imana, tubabwire iby'imana yaduhaye kubabwira uyu mwanya. Mana, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo, urera kandi urakiranuka. Ni wowe Mana ifite imbaraga, ni wowe Mana ifite ubushobozi, kandi mwami Mana ni ukuri wicaye ku ntebe y'icyubahiro, kandi icyubahiro cyawe ntawe muzagisangira. Ukwiriye amashimwe Mana yacu, kuko mwami Mana twaravuze ngo ntukabure icyubahiro kandi duhari. Niyo mpamvu twiyemeje kwamamaza ibyawe, ubwo abandi benshi binjiye mu bindi biganiro bidahesha izina ryawe icyubahiro, ariko twebwe intego yacu niyo kwamamaza ibyawe. Dushyigikire hano ku Makuru y'Ijuru TV, hari byinshi tukibura. Mwami, turasenze kugira ngo utubere umuterankunga. Mwami, turagukorera mu gihe kigoye, ariko Uwiteka Imana, wowe waduhamagaye muri iki gihe cya none, tuzi neza yuko uzabana natwe ukadushoboza gukora uyu murimo tukawurangiza neza. Ndetse mwami Imana, ku munsi w'amateka hakazaboneka benshi bazahagarara mwami Imana imbere yawe nk'abo twahinduriye ku gukiranuka. Urakoze mwami, intego yacu niyo kubwira abantu bakihana bakava mu byaha, kugira ngo itorero ryawe mwami Satani adakomeza kugenda aryigabiza, kuko atumazeho abantu benshi bari abakozi bawe. Hari abari abavugabutumwa, abandi ari abapasiteri, hari abari abahanuza, abandi ari abaririmbyi, abandi ari abadiyakoni. Abo bose abamaze mwami Imana agenda bamara ruhongohongo, ariko natwe dukomeje gusenga no kuvuga ubutumwa kugira ngo mwami Imana benshi mwami Imana baguhindukirire. Satani ukomeje kwigabiza ubwoko bwawe mware tompike reboshi sefondre. Turasenze kugira ngo Nyiringabo Imana Jehova Nisi, uyu munsi wa none mu byo tuvuga byose bimenyekane yuko tuvugishijwe nawe, atari ibyo twibwira cyangwa tuvuga ubwacu tubyihimbiye, ahubwo mwami tuyoborwe n'umwuka wawe wera kuva dutangiye kugeza dushoje. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu gitabo cya Zaburi, igitabo cya Zaburi ya 90 n'umurongo waho wa 12. Haranditswe ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Amen. Utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Imana ishimwe. Wakwibaza ngo mbese ni gute umuntu yabasha kubara iminsi ye? Kuko iri jambo ritwinjije mu mibare, ritwinjije mu kubara, ngo utwigishe kubara iminsi yacu. Ese wowe umubare w'iminsi yawe urawuzi? Icyo ni ikibazo cya mbere nakubaza. Niba utazi umubare w'iminsi yawe ufite ikibazo. Bibiliya iratubwira ngo iminsi y'imyaka yacu ni imyaka 70. Ngo icyakora nitugira intege nyinshi ikaba 80. Ngo ariko ibyiratwa by'iyo myaka ni imiruho n'imibabaro gusa. Ngo kuko ishira vuba, ngo natwe tukaba twagurutse twaciyeho twagiye. Ubu tuvugana urukuvuga ngo ngiyewe ndacyari umusore, ngize imyaka 20, ariko turasanga umwana w'imyaka 5 witabye Imana. Uyu munsi wa none urukuvuga uti ngende umugore ukiri mutoya w'imyaka 30, warangiza ukiha icyerekezo cy'ejo hazaza, ariko turasanga umukobwa w'imyaka 15 wari ufite intego yo kugera mu myaka 20 agashaka akubaka urugo, uyu munsi wa none witabye Imana.
uyu munsi wa none urimo uravuga uti njyewe ndangije kaminuza, ndangije masters, ariko uyu munsi ukirengagiza yuko hari abari barangije za dogitora, hari abari barametirije, uyu munsi wa none batari burare muri iyi si, ahubwo bararara mu nda y'isi. Uyu munsi wa none hari abisasiye igitaka biyorosha ikindi gitaka. Utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Kugira ngo utunge umutima w'ubwenge ni ukubasha kumenya umubare w'iminsi yawe. Iyo umaze kumenya umubare w'iminsi yawe, wiha igisubizo ukavuga ngo n'ubundi nkwiriye guca bugufi, nkwiriye kwitonda, nkwiriye kwigengesera, nkwiriye kuba umuntu wirinda mu bintu byose. Niko bimeze. Mu by'ukuri hari abantu usanga bafite amafaranga, ugasanga barayiratana, ugasanga baragendana ubwibone, ugasanga baragendana ubwirasi. Ariko uyu mwanya ndababwira ngo iminsi yanyu ni mbarwa. Uko wabara ngo ukabariza intoki ngo 1, 2, 3, 4, 5, dore n'iminsi yanyu nuko nguko imeze. Theo yararirimbye akirimo umwuka w'Imana, araririmba ngo mukorere Imana nk'abazapfa ejo, cyangwa se ngo dukorere Imana nk'abazapfa ejo, batitaye ku by'isi bitagira nyirabyo. Uyu munsi wa none iby'isi bigushuka ntabwo bigira nyirabyo. Dufite abantu bagenda n'ubwibone, ugasanga umuntu aragenda asuzugura abandi. Hari umwapotre merutse kubona ari kuvuga ngo we ntabwo ajya abana n'abakene n'abantu batize. Mutekerezaho cyane, ndibaza ngo mbese ubwo abantu uyoboye mu rusengero rwawe uzabageza mu ijuru ryande? Mu by'ukuri iyo nkora urugendo ngenda niga, iyo numva ibiganiro bitandukanye ngenda niga. Ariko uyu muperezida hari icyo namukuyeho. Uyu muperezida bita Traoré, Ibrahim Traoré, hari icyo namukuyeho. Ni ukuri njya ngenda numva inkuru ze, ariko mu by'ukuri nkazikuramo ibintu bitandukanye. No muri Burkina Faso, ariko uyu muntu ufite ubwibone, mbabarira wumve iyi nkuru y'uyu muperezida. Numara kuyumva witonze, ugabanya amafiyeri, kandi umenye ko iminsi ihinduka. Mu by'ukuri hariho n'ingo zibayeho nabi, ugasanga umugore asereza umugabo we ngo nagushatse uri uwo mu bakene, ngo ibibazo dufite niwe wabizanye. Gabanya amafiyeri, nawe wumve inkuru y'uyu mugabo, uyumve witonze. Hari isomo uri bukuremo bitume witonda. Hariho n'abandi basereza abagabo babo kubera yuko bajya mu murimo w'Imana, nibabona umwanya wo gushaka amafaranga kubera yuko hari ikibazo kidakemutse, ugasanga ngo nubundi ngo naribeshye ngo gushaka umugabo umeze gutya, ngo uzahora mu bintu byo gusenga, ngo agahora mu bintu ngo za Bibiliya, ngo niba arizo tuzarya. Igabanya amafiyeri, Imana ihindura amateka. Niwumva inkuru z'uyu muperezida Ibrahim Traoré, ukumva n'inkuru z'uyu mugabo n'ubundi waje gushaka umugore akamubera mubi, hari isomo uri bukuremo. Tega amatwi wumve izi nkuru, kandi hari isomo rikomeye uri bukuremo. Ibyo Kapiteni Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso, yakoreye umuntu biganye kera, inshuti ye ya kera,
amubonye ku muhanda asabiriza yabuze ibyo arya. Ibyo yamukoreye ntibisanzwe. Ibi ni isomo rikomeye cyane mu buzima. Aho wagera hose, intsinzi yose wageraho, burya ubushuti, umutima mwiza ndetse no gufasha ntukwiye gutandukana nabyo. Ibrahim Traoré yaramubwiye ati, Joseph, ngaho mbwira byakugendekeye bite kugira ngo wisange ku muhanda utangiye gusabiriza? Yaramubajije ati, mbwira byose byagenze gute? Uri umwe mu bagabo narinzi b'abahanga cyane, ndabyibuka wari umwe mu bantu badasanzwe, wari uzi ubwenge bwinshi. Joseph, byakugendekeye bite? Joseph yatangiye kumuganirira inkuru y'uko byose byagenze. Joseph yambwiye ko byatangiye mu myaka 3 yari ishize kugira ngo yisange ku muhanda aho ngaho hari umuntu usabiriza. Traoré yese amubaza ati, arakubwira ngo usohoke ugende uve mu nzu wowe ubwawe wiyubakiye? Joseph yese amusubiza nawe ati, yego niko byagenze. Yanjyanye mu nkiko atangira kunshinja ibyaha byinshi, anshinja ko iyo nzu ari nawe wayiyubakiye. Yanashatse impapuro mpimbano ashaka uburyo yanshyiraho ibyaha kugira ngo iyo nzu yanjye ayinyanganye ayijyane. Mu gahinda kenshi Joseph yakomeje kuvuga uko byagenze. Yakomeje kubwira Ibrahim Traoré, aramubwira ati, nuko nk'uko byangendekeye, natsinzwe urubanza, amafaranga yanjye yose nakoreye nari narizigamye ashirira mu manza mburana kugira ngo ngaragaze akarengane kanjye. Ariko Stella yari umuhanga, yanyuze mu bacamanza, birangira mbuza aho kuba, birangira banyirukanye mu nzu niyubakiye ubwanjye, nisanga nageze ku muhanda, nabuze akazi, muri cyubahiro cyanjye mbigicibwa, kugeza ubwo nisangaga ibyo nakoreye byose nta na kimwe ngifite. Uwo mugabo witwaga Joseph, inshuti ya kera ya Ibrahim Traoré yamukoze ku rutugu, arangije aramubwira ati, Joseph, tuza, ikibazo cyawe kigiye gukemuka, ubuzima bwawe bugiye guhinduka, nta mpamvu yo kwiyanga ngo ugeze kuri urwo rwego. Uwo munsi wa mbere aho ngaho mu rugo kwa perezida, Joseph ntiyabyiyumvishaga nguko uko yahinduye ubuzima bw'inshuti ye ya kera biganye ku ishuri. Ubwo yaramunyuzeho yigendera, akamunyuraho ku muhanda asabiriza, imyenda yamucikiyeho, inzara imwishe, umusatsi waramwereyeho, ariko akazirikana uburyo babanye kera bari ku ishuri, kugeza ubwo yamuhinduriye ubuzima. Inkuru y'uyu mugabo witwa Joseph yatwigisha byinshi. Ukimara kumva izi nkuru, ukumva uyu mugabo wari ufite umugore mubi, uyu mugore mubi akaza kumwanga akajya gushaka undi mugabo, ariko nyamara nibimuhire, isomo ukuyemo niriye, mbabarira. Imana irashaka abantu bafite umutima nk'uwo uyu mugabo uyoboye iki gihugu cya Burkina Faso yagize muri kiriya gihe. Iri ni isomo rikwiriye kwigisha umuntu witwa umukristo. Niba uri umupasiteri, urasabwa kugira umutima w'urukundo, urasabwa kugira umutima w'imbabazi, kandi niba wibwira yuko hari icyo ufite, ukwiriye gukuramo isomo rikubwira yuko igihe utazi ibintu bijya bihinduka, uwari umukire akaba umukene. Niba uri umuntu wibwira yuko ntacyo ukennye uyu munsi, ukwiriye kumenya yuko ejo ibihe byaguhindukirana. Uyu mugore twumvise ukuntu ibihe bibi byamuhindukiranye, aza gusaba n'uwo yagiriye nabi. Ariko mana, hari abantu bafite umutima mwiza. Uyu mugabo atitaye ku bubi bw'uyu mugore, yaramufashije amushakira aho kuba. Ariko se wowe, umwanzi wawe cyangwa se umuntu wakugiriye nabi, yakweretse imibabaro afite, ubyitwaramo gute? Ubu njewe mureba gutya, fite abantu bagiye bansebya, bakangirira nabi, bakankorera ibibi byinshi, bakansebya,
baturiya ntabwo ari umukozi w'Imana. Nabayeho mu buzima bubi ku buryo wowe kubikumvisha birakugoye. Wabyirutse wambara inkweto ihenze, ubyiruka urya umuceri, ariko twebwe na dodo twaraziburaga. Ariko mu buryo bwo kuzibura ntabwo ariko wenda twabyirutse tumeze, ahubwo ryari ishuri. Mbonereho no kubwira abantu bagendana ubwishongore, nk'iki kiganiro nakoze kuri aba bantu bari bibereye mu ishuri ry'Imana, baba mu ishyamba, ukagendana ubwibone ngo mbese ngo iyo bajya gukora. None se muri bene wanyu bagaragara nk'abantu bifashisha, mu by'ukuri ntawe wenda mwabashije kuba mwamubwira muti tubayeho nabi, wenda nibura tugirire neza? no kugira ngo umubwire ngo bayeho nabi, banje umubwire ko wicaye no mwiri shyamba, kubera ko ntacyo yakumarira. Arakubwira ati umuryango wawe ni umugabo wawe, umwana wawe n'umugore wawe. Nujya ugira ikibazo ujye umenya ko umuryango wawe ari umugabo wawe, umwana wawe n'umugore wawe. Twese twubatse ingo, ibibazo byawe ntabwo bitureba. Ubundi ukisengera Imana ukayitura ibibazo byawe, ukavuga ati ni wewe wenyine. Buriya hari ukuntu abantu bahanga abana amaso pe, ufite ahantu urahengekereza, ariko pe twe ntaho. Imana yonyine wo mu ijuru niyo twahanze amaso yonyine kugeza uyu munsi twicaye hano muri iri shyamba. Ubu se mu by'ukuri aha hantu ko mwaje mukaba mwihisha hano hantu, iyo bajya gukora ubona ko umuntu wize kaminuza n'umugore akiga sogondera akayirangiza ubona ko ari injiji. Mujye mugabanya amafiyeri, Imana yagushyira mu ishuri abantu bakabona bakagufata nk'injiji itagira ubwenge. Mu by'ukuri ibintu byose bijye bibabera isomo, mukure mu ikigisho. Uyu mugore yari afite ubwibone twumvisha, ariko ubwibone bwamuvuyemo aza kwinginga n'uwo yahemukiye. Ndagira ngo nkubwire ngo burya mu bintu byose tujye tugira n'ubwenge, tugire n'amakenga. Umuntu niba uzi yuko yakugiriye nabi, ntazaze kongera kwirirwa ariko kwishushanya, uzamufasha ari kugira ubwenge. Kuko nanone ntabwo dukwiriye kugira umutima w'inyamaswa. Dukwiriye kugira umutima w'urukundo. Nubwo umuntu yagushebeje ariko kuba ariko kubwira ati ndapfuye, ni ukuri ukwiriye kumugirira neza, ariko ukagira ubwenge. Aba bantu biberaga mu ishyamba, imiryango yabo irahari, kandi mu by'ukuri twumvishe ko imiryango yabo ikomeye. Imiryango yabo ni abadogiteri, ni abantu basobanutse bafite akazi gakomeye. Niba bari abantu baranabahemukiye, bantu muneze amatwi, tujye twirinda umutima w'inyamaswa, tugira umutima wa kimuntu. Ukimara kubona ikiganiro cyaba ari abantu, kuba warize ayo mashuri yawe ntacyo yabakumariye rwose. Kuba ufite akazi keza nta nicyo ako kazi kaba kakumariye. Ukimara kureba iki kiganiro cyaba ari abantu, ukwiriye kuvuga uti nubwo wenda hari icyo twapfuye, ariko nibura ukagira umutima w'imbabazi, ukagira umutima w'imbabazi, ukavuga ngo nibura aba bantu, nibura ngira icyo mbamarira. Twirinde umutima w'inyamaswa, tugire umutima wa kimuntu. Se wagize ngo ubukire ni iki? Ubukire nuko utunga ama etaje menshi, ugatunga amazu menshi, ugatunga amamodokari menshi, ugatunga amafaranga menshi, ugatunga amaka menshi n'amasambu menshi. Ubukire bwa mbere niyo wagira bikeya, ubukire bwa mbere ni bikeya cyangwa byinshi ufite, ariko ugerageza gusangira n'abandi. Uwo wundi ujya gusangira mwene wanyu ari kwicwa n'inzara bamwishyamba, mu by'ukuri ibyo byaba bikumariye iki? Tuzajya tubabwiza ukuri. Herega ibi ngibi ni biba bigaragaye, ariko biri ahantu heje. Ugasanga umuntu ni umushumba, aragenda muri V8 itabonana, afite mwene wabo w'umukene ujya guca inshuro mu kiyede. Mu by'ukuri
kuhembwa miliyoni zigera muri 5 ufite bene wanyu n'ubundi babuze uburyo bwo kwiga, ubwo urumva ibyo ngibyo hari icyo byaba bikumariye? Kuba witwa minisitiri ariko bene wanyu barabuze ubushobozi bwo kwiga, ufite ubushobozi bwo kuba wanabavuganira bakaniga bitanyuze no mu butunzi bwawe, ubundi ubwo ubamariye iki? Wagiye ugira neza ukigendera. Ubiyongera kwa bari abantu nkamera nka bamwe bagiye bambwira amagambo menshi kavuga ngo reka nanjye mbirengagize, bari abantu bakaba bakiri mu ishyamba. Ubu nari kuza ngo ndi kuvuga ubutumwa nje nkumva nta mutima ucira urubanza afite. Nabagezeho ndebye uko bameze, numva agahinda karanyishe. Dukwiriye kugira umutima ubabazwa na bene wacu bababaye, ubabazwa na mugenzi wawe utari kurya, ubabazwa na mugenzi wawe wambaye ubusa, ubabazwa na mugenzi wawe wabuze mituwere, ubabazwa na mugenzi wawe basohoye mu nzu, ukababazwa na mugenzi wawe nukuri ufite ideni ugiye guterezwa icyamunara. Mu by'ukuri iyi si ntabwo ikennye, iyi si ifite ubutunzi, ahubwo ikintu iyi si ikennye ni urukundo. Ubu tuvugana abatuye muri isi twagize urukundo, nta mukene wabaho. Abatuye muri isi twagize urukundo, nta muntu basohora mu nzu ngo yabuze ikodi ry'inzu. Iyi si dutuyemo iramutse ifite urukundo, ndakubwiza ukuri, nta muntu wabura kwiga ngo yabuze menirivare. By'ukuri bantu b'Imana, njya nkunda kubwira abantu kubera urukundo rubuze, niyo mpamvu ubunyangamugayo bwaratakaye. Umuntu araguhereza amafaranga ngo yahereze runaka, amafaranga ukayanyuza ukayarya. Ubuzi yuko buri ahantu turi uretse Imana yonyine inaduteretse hano turi. Uza abantu bagiye bakira ibyacu bikanyura mu myanya y'intoki, kandi mu by'ukuri Imana yari ishatse kudutabara ariko abandi bakabinyuza. Ariko kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, yavuze ko izatugirira neza. Wenda icyo mwakoze ni ukudukereza, ariko nta kabuza tuzatabarwa. Ubwo Imana yavuze ko izatugirira neza, nta kabuza tuzatabarwa. Nabwiye abantu, hari ikigisho kimwe nigeze mbwira abantu, mbabwira inkuru za Morodekayi na Hamani n'Abayuda. Ndangije iyo nyigisho nyiha intego ivuga ngo bikomere cyangwa byorohe nta kizabuza Abayuda gutabarwa, bikomere cyangwa byorohe nta kizabuza Abayuda gutabarwa. Uyu munsi wa none ukimara kumva iyi nkuru y'uyu mugabo w'umuperezida, ukumva inkuru y'uyu mugabo wiberaga hariya asabiriza, iminsi yaramuhindutse, ukumva ukuntu yahinduriwe amateka, wakuramo isomo rivuga ngo nubwo ndi mu butayu ariko Imana ifite inzira nyinshi zo kuntabara. Hari abantu Imana igiye gutabara, hari abantu igiye gucisha bugufi, ariko hari n'abandi Imana igiye gutabara. Imana ikomeje kuma makuru. Uyu munsi yasanze irambwira ngo bwira abacuruzi, bwira abacuruzi aho bari hose basenge cyane. Bwira abacuruzi aho bari hose basenge cyane. Nagize agahinda Imana inyeretse buno bucuruzi bwa hano Musanze. Ngiye kubona mbona abacuruzi benshi baratashye. Imana injyana i Kigali mu mujyi hariya i Nyarugenge. Ngiye kubona mbona abacuruzi benshi bakomeye mbona batashye. Ngiye kubona mbona bamwe bafite umugambi wo gutoroka cyangwa se guhunga igihugu cy'u Rwanda. Imana irambwira ngo
haje igihe kidasanzwe kigiye gutera abantu bitwa ko ari abacuruzi ibihombo bikomeye. Waba uri umucuruzi ukomeye, waba uri umucuruzi uri kudandaza, ni ukuri Imana yambwiye ngo niba udasengeye ubucuruzi bwawe ngo Imana ibuhagarareho, ni ukuri ndababwiza ukuri, nta munsi riyerekwa ritari kuza. Mbona abacuruzi bari gutaha pe, bari gutaha muri kurira, ugasanga ngo imisoro, ugasanga ngo amazu, ugasanga Imana nshingiye ku by'Imana yanyeretse, ntacyo mwari mwabona, ntacyo mwari mwabona. Niba uzi ko uri gucuruza kredi, ukaba uri gucuruza uri gukoresha amafaranga y'amadeni, Bibiliya ivuga ngo none niba warasiganywe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, none ko haje isiganwa ry'amafarashi, uri kumva uzabigenza ute? Yo, birababaje, biteye agahinda. None se niba uri gucuruza amaguzanyo ya banke, ko nabonye abari gucuruza yabo bataha, yemwe nkabona harimo n'ababyihambiramo bakajya kwaka inguzanyo bari barabyanze, nkabona na za nguzanyo zirahiye, nkabona amazu bamwe bayavuyemo gagiyemwe abandi yatejwe icyamunara. Ubwo urukumbwira ngo n'ubundi wihagaze uri mu ntoki. Senga Imana, kandi mbere warasengaga ariko warabiretse. Irashaka yuko uyigarukira ugasengera ubucuruzi bwawe, business yawe ukayisengera. Abantu bari mu mahanga musenge. Nabonye ibihugu bimwe byihakana abantu batari kavukire muri ibyo bihugu, mbona n'ubundi bari kurira indege bagasubira mu bihugu byabo. Ubu buhanuzi ntabwo bureba abanyarwanda gusa, birashoboka yuko waba uri umunyakenya uba muri Amerika, nawe birakureba. Birashoboka yuko waba uri umurundi uba muri Canada, birakureba. Nabonye imyanzuro ifatwa, mbona ibihugu bimwe byibasiye abantu batari kavukire muri ibyo bihugu, mbona biri kubasubiza mu bihugu bavuyemo ku ngufu. Imana irambwira ngo nubwo bimeze gutyo, hari abantu izahagararaho, hari imikwabu igiye kuza. Nubwo uyu munsi wa none uri kureba ukabona uguwe neza, iminsi igiye kuza ihinduke, uzabona ibintu utigeze ubona, uzumva ibyo utigeze wumva. Uko ukigera muri icyo gihugu watangiye kubona ibintu utigeze ubona, ni nako n'ubundi hari ibintu uzabona utigeze ubona, ukumva ibyo utigeze wumva. Ariko uyu mwanya ukimara kumva iyi message, uracyafite amahirwe yo gusenga Imana ikaguhagararaho. Wasengera ubucuruzi bwawe ukabushinganisha. Erega dufite n'abantu bikunda, ugasanga umuntu ntiyagirira neza n'umukene, ntiyagira we, nta n'umuntu yagirira neza. Nk'ibyo ngibyo bibabaza Imana, ugasanga bya bintu itangiye kubibaka. Bizabatangaza mubonye abo mwasuzuguraga yabirinduye, ahubwo ari bo bari mu byanyu. Kubera iki? Abo yagaburiye bagahaga nibo bamaze gufatwa n'umurengwe, abo yambitse bakambara uyu munsi bafashwe n'ubwibone. Baravuga bati tutagize gutya, ugasanga ibintu by'ubwibone nibyo byabamezeho. Umwimerere wa mbere watumye wubaka urugo kuba butakaje, mbese ubwo urumva ari bwo gusiga inzara no gutukuza iminwa, urumva ibyo ari byo bigezweho. Imana irababaye. Imana ifite agahinda kubw'abantu benshi yagiriye neza, ariko uyu munsi bakaba bayiteye umugongo bari mu byaha. Ko yakugiriye neza, icyo wituye Imana ni iki? So kujya gusambana, so kujya mu bapfumu, so kujya kurogesha mugenzi wawe. Ibyo byose ni ibyateye Imana agahinda, biri gutuma Imana igiye kunyura mu butunzi bw'abantu bibwiraga yuko bakomeye, ndetse uyu munsi wa none bakaba bagiye kubona ibyo batigeze babona, amatwi yabo akumva ibyo atigeze yumva. Ni ukuri, hari igihe nigeze mbabwira ngo Imana inyuze no mu bayobozi ba leta bakomeye. Umuntu abyumvisha arambwira ati we baragufunga, ariko mu by'ukuri
naramubwiye nti ngiye mfunzwe nzira kuvuga Imana kandi mvuga iby'Imana yambwiye naba ndengana, kandi ubwo Imana ibyemeye haba hari n'impamvu. Ariko si uyu munsi wa none, wenda hari igihe umuntu avuga n'ibintu nk'ibi ukagira ngo ukubeshye, nibiba ngombwa ndakata gace kubwo butumwa natambukije, noneho mbereke nibiri kubaho muri iyi minsi. Murahita muvuga muti nyamara Imana y'aba bantu iravuga kandi nubwo tutabyitaho. Imana yacu iravuga bikaba yateka bigakomera. Uyu mwanya ndakubwira ngo abantu bari kurira, bamwe mu guserebura muti abacuruzaga inzoga barahombye. Oya, Imana yambwiye ngo hakurikiyeho umukwabo w'abacuruza ibicuruzwa bitandukanye, waba ucuruza imyenda, waba ucuruza ibintu bya kenkayori, waba ucuruza imiceri n'amasukari n'ibindi, ibyo waba ucuruza byose. Imana yanyeretse igihombo gikomeye cyane giteye ubwoba. Mbona abacuruzi benshi baratashye, mbona abacuruzi benshi baratashye. Imana irantambagiza ingezi Muhanga, Imana irantambagiza ingeza no mu tundi duce ntigeze ngeramo. Ingeza mu duce ntigeze ngeramo n'utwo nzi, za Gisenyi hose irahanyereka, za Karongi na za Nyamasheke na za Rusizi, Imana irahanyereka. Mbona abacuruzi benshi bitangiye itama, mbona bitangiye itama. Ngiye kubona mbona bamwe bari kuvuga ngo mbese twerekeze hehe tujye hehe. Imana irambwira ngo haje igihe gikomereye abacuruzi n'umuntu wese ufite business yinjiza amafaranga. Ariko Imana irambwira ngo abantu babasha gushinganisha ibyabo mu gusenga no gukorera umugisha bafasha bagenzi babo bari inyuma yabo, Imana izabahagararaho. Ariko abangaba bari kurengwa bakajya gusambana no mu bapfumu, ni ukuri ndababwiza ukuri, muhuye n'akaga, ibyanyu bihuye n'ikibazo. Birababaje, biteye n'agahinda gusonzera aho waririye ugakenera aho wari ukiriye, biteye agahinda. Mureke dusenga Imana. Twavuga ibintu byinshi, ariko twavuze ngo twige kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Icyambere ugomba kumenya ngo iminsi yanjye ntabwo ari myinshi, igihe mfite mu isi ni gito, bigatuma wubaha Imana, ukamenya ko mu gihe utazi ushobora gutungurwa iyi si ukayivamo. Ariko mu gihe ucyumva yuko ufite igihe cyo kubaho, ni hahandi udamarara, ntufata umwanya wo gusenga, ntufata umwanya wo kwikiranura n'Imana, ntufata umwanya wo kumenya ngo ese Imana ishaka iki, ahubwo uri umuntu udamaraye. Igihe cyawe cyo gupfa kwawe nacyo kiri kugenda kikwegera. Uzatungurwa no kubona wavuye mu iyi si, utungurwe no kubona uhagaze imbere y'Imana uri kubazwa ibyo wakoze. Utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Tunga umutima w'ubwenge, ubwenge bukwigisha gukorera umugisha mu byo utunze, ubwenge bukwigisha kugira ubuntu no guca bugufi nubwo uri umunyacyubahiro. Utunga umutima w'ubwenge. Imana igufashe mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye, ngushimiye ko ubanye nanjye muri uyu mwanya wo gutambutsa ubu butumwa. Mana ndasenze kugira ngo abazakurikira ubu butumwa bose, Mwami uzabahesha umugisha kandi uzabaheshe gutunga umutima w'ubwenge ku munsi w'amateka, be kuzacirwaho iteka iryo Satani yaciriweho, ahubwo bazahabwa umugisha wo kubona ubwami bw'Imana. Nanjye mbisabye gutyo mu izina rya Yesu, amen, amen. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Turabakunda. Shalom, shalom.